Inkuru ya Kigali Today yanditswe ku munsi w'ejo ku itariki 19. Baravuga ko mu ntara y'Amajyaruguru honyine hamaze gufunga insengero 55 zigiye gusenywa kubera kutujuje ibisabwa nk'uko bigaragara ku rutonde rwamaze gusohoka rukomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abadukurikiye urutonde ubu turaganira barukurikira. Mu karere ka Rulindo niho hagaragara umubare munini w'insengero zizasenywa aho ari 39. Mu karere ka Musanze hakazasenywa 5, insengero 8 mu karere ka Burera n'insengero 3 mu karere ka Gicumbi. Akarere ka Gakenke niko katagaragaye kuri urwo rutonde aho bivugwa ko ari akarere kashyize imbaraga mu kuvugurura insengero nk'uko bigaragara kuri urwo rutonde mu mashusho. Biragaragara kandi ko biragaragarira amaso ko zimwe muri zo zitujuje ibisabwa, aho zimwe zubatse nk'igisharagati cyangwa se igihangari, aho zishobora gushyira ubuzima bw'abazisengeramo mu kaga. Izindi zirashaje ku buryo bugaragara, nubwo ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru butaremeza urwo rutonde ku mugaragaro. Mu makuru abayobozi b'izi nsengero zigiye gufungwa babwiye Kigali Today, bababwiye ko abayobozi b'imirenge izo nsengero zubatsemo bamaze kubateguza ko insengero zabo zigiye gusenywa. Impamvu zitangwa harimo kuba inyubako y'urusengero ishaje, kuba rwubatse mu manegeka, kuba rudafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa, kuba rutagira imihanda, kuba inyubako yubakishije inkarakara na fondation idakomeye, kuba rwubatse mu baturage hagati n'izindi. Izo nsengero zikaba zigiye gusenywa, ziri mu ziheruka gufungwa. Bamwe mu bayobozi b'izo nsengero bakavuga ko icyo cyemezo kibakomereye kuba badafite ubushobozi bwo kugura ubundi butaka ndetse no kubona ubushobozi bwo kubaka. Ngo bafashe amatorero azasigara bayashyira mu byiciro 7. Amatorero n'imisigiti nyine n'insengero n'amakiriziya bayashyira mu byiciro 7 ari by'ibi ngibi. Kiliziya Gatolika bayiha icyiciro cyayo. Icyiciro kigizwe n'abantu bageze gute bizera mu buryo ibintu bijya gusa. Ntabwo wabwira umwadeperi ngajya gusenya muri Catholic, ni ibintu bidasa. Ariko nugera ku cyiciro cya kabiri bafata EAR na EPR, bose babita abaporoso. Bivuze ngo umuntu muri EPR barufunze yajya gusengera muri EAR, umuntu muri EAR barufunze babona imyizerere ijya gusa yakisanga muri EPR. None bafata icyiciro cya gatatu ngo ni abadventiste b'umunsi wa karindwi, bo bisangiza icyiciro nk'uko Catholic abanyesabato bose. Abanyesabato ubundi mu bindi bihugu muri Amerika nzi abantu benshi basenga ku isabato batari abadventiste b'umunsi wa karindwi, hari n'ababatiste b'umunsi wa karindwi. So ariko nyine abo bavuze ngo nanone umuntu wemera isabato ntiwamuhuza n'ikindi cyiciro, ntibyahura. Bakigira icyiciro nacyo kwacyo nk'uko na Catholic ari icyiciro kwacyo. None bafata ku ntuza ya kane ni utangira kubona neza AEBR, UEBR, RBCR, abo bose icyo bahuriyeho iyi B ni Baptiste. Okay. Ni abantu bafite imyizerere y'ababatista. Okay. Abuzura umwuka? Oya, Baptiste ntago. Okay. Iyo ubaze mu buryo bw'amateka yari EPR nibi bya AEBR byose ntabwo muzura umwuka. Nuvuga ngo kuva kuri Kiliziya Gatolika ahantu hose turi kuvuga ntibajya bajya mu bintu byo guhanura n'umwuka. Kuko ubundi ibi bintu byose byakozwe byasembuwe n'ikintu bita ubuhanuzi. Kabiri, izi ni ingaruka turimo twatejwe na ADPR. Nahoze mbibwira n'abadeperi mwatejwe cyangwa mwayiteje mwebwe? Se nabigira gute? ADPR niyo yabyaye abanyamwuka hafi ya bose. Kabiri, hari umuntu wuzura umwuka muri za Temple ko ndabizi ko bawuzura, ntiyahanura ngo igiti kiraguye ngo amaraso aramenetse ngo ibya gatatu biragize gute. Numuzi cyangwa se ni akantu tuzi ku bantu basengeye muri ADPR. Kuri ayo YouTube n'ujya ubona umuntu ari karaza aravuze ati mugiye kongera muhige n'imihigo, uzamenye ngo uyu muntu ni muri ADPR. Niyo namubona ari kubivuga nkahita mubona uwo muri ADPR nka tracinga nsanga ari uwo muri ADPR. So bafite ukuntu icyo kintu bagifite muri bo. Ubanza urangiza urutonde nkubaza. Reka nikomereze urutonde. Icyo ni cyo cya kane cy'ababatista. Noneho icyiciro cya gatanu bafata ADPR. Hano hari ibanga rikomeye cyane, ariko niyo mpamvu umuntu wanditse iyi ntuza ni umuhanga kwere. Nasesengwe nsanga ni umuhanga kandi kabigira kabizi karya imboga kazi ko karitse n'ubugari. Nuvuga ngo ibintu byose yakoze byari intentional, azi icyo ashaka guhagarika. Kandi imbaraga yashyize mu gushaka guhagarika icyo ashaka guhagarika, ubashe gusobanukirwa icyazimuteraga
n'ubundi ni imbaraga za sinabwira gute wagakoresheje uhagarika hari umwanzi, igitero cy'umwanzi kandi kinini gifite n'intwaro. Kuko mu bigaragara ubundi buhanuzi Paulo yaravuze ngo mwifuza impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuza impano y'ubuhanuzi, ngo kuko because ngo yungura itorero. Rero ubuhanuzi mu Rwanda bwari bumeze nk'aho busigaye ibyo buhombya igihugu nk'u Rwanda n'itorero aricyo kinini kurenza icyo bigungura. Noneho nkakomeza avuga ngo ADPR entre parenthèse abitwa barokore bose. Ahandi twabonye ko bavugaga ngo EAR akanyerezo cyangwa se akitso na EPR entre parenthèse abaporoso. Noneho naho bavuze ADPR bahita bashyira entre parenthèse barokore bose. Kuri listing EAR rukwayo, EPR rukwayo, kereka biriya bya Baptista bo. Ninjye warakoze editing, naje kunya ndahindura ko nabonaga yuko editing kuyikora naba nisha ahubwo integrity ya message. Okay. Ninjye warashatse kuvuga ngo wenda ngo EAR ngo irukwayo ngo EPR ni irindi. Ngeze hasi mbonye kuri za EPR impita mbona ko burya bya bintu wabyanditse ari we wabipanze neza. Ari wabipanze neza. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Kandi hari cyo kubeshya naho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wica abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira sura buvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya mu nabyo biba bityo. Ubu Abanyarwanda mwararindagiye mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu, mukabivaho mukajya ku bindi. Icyambere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se
niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri aya mategeko, muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bihuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. But where do you go that there is no politics? which we have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. Dukurikire mu makuru, ibyegeranyo n'isesengura kuri Ronga na Siasa. Guha agaciro inyubako yawe bijyana no kuyirimbisha bikwiye. Muhitiyemo Trust Wall Painter. Aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho. Dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi. Akarusho nuko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu. Dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe. Nitwe ba mbere mu gukora interior design. Urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu, wabase ushaka umuntu ugukorera plafond muri design utarabona ahandi, urashaka imiterere yihariye ya TV stand, cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo cyangwa no hanze ku nyubako, byose urabikorerwa na Trust Wall Painter. Turagufasha gukora design yo muri ofisi, tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe. Dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio, kubaka amasalo de coiffure n'ahandi. Witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House. Wanaduhamagara kuri 0729 Trust Wall Painter. Iwabo ubugeni busobanutse kandi busa neza. Inkuru ya byose itangirira ku guhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube tubagezaho amakuru n'ibiganiro. Twitwa Ronga na Siasa. Dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Ronga na Siasa. Tunezezwa no kubona mwungukira mu kazi ka Ronga na Siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora. Turi mu kinyejana cya 21, tukaba mu gisekuru gikerebutse kandi gikeneye amakuru ku byo ukora naho babisanga. Iki nicyo Ronga na Siasa igufasha, iguhuza n'abakugana. Ronga na Siasa irotesha ibinini abayikurikira bakabinkwakuzi mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye. Ntitubangamirwa naho uri, kimwe nuko n'abadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na serivisi byawe. Ronga na Siasa ntitinda ku biciro kuko n'abadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo kuko tutabyishyuriza. Kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0739249886. Bo Apotre, ndagira ngo rero twiganire, hari hashize igihe tutabonana, ariko reka tugushimire ko wabonye umwanya kugira ngo tuganire. Urugendo rwo gufunga insengero kuva muri RGB kugeza urwo rugendo kugeza warutangije rurangije. Nari ngiye gusitara ku ijambo ariko warutangije rumurangije cyangwa arurangije. Bisigaye no uza kudufasha, ntabwo niba mu mivugire yawe. Tuze kugera uko umukuru w'igihugu yabikiri yarinze gato cyane, aho turaba twinjira muri introduction, noneho duhite twinjira mu gikorwa nyamukuru, noneho cyo gusenya insengero. No kuvuga ikiganiro nyamukuru no gusenya insengero, kuko gufunga insengero byo amakuru dufite zasenywe zemejwe ko zisenywa ni 55 zo mu majyaruguru. Wenda n'izi ntara zizakurikiraho cyane ko no gufunga insengero burya byatagiye amajyaruguru, cyase amajyaruguru niyo yarafite umurindi mwinshi. Reka dutangire ku nkuru mu binyamakuru, niko tuganira n'abantu bacu, tubanza kubereka aho turi kuganira. Inkuru ya Kigali Today yanditswe ku munsi w'ejo ku itariki 19. Baravuga ko mu ntara y'amajyaruguru honyine hamaze gufunga insengero 55
zigiye gusenywa kubera kutujuje ibisabwa nk'uko bigaragara ku rutonde rwamaze gusohoka rukomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abadukurikiye urutonde ubu turaganira barukurikira. Mu karere ka Rulindo niho hagaragara umubare munini w'insengero zizasenywa aho ari 39. Mu karere ka Musanze hakazasenywa 5, insengero 8 mu karere ka Burera n'insengero 3 mu karere ka Gicumbi. Akarere ka Gakenke niko katagaragaye kuri urwo rutonde aho bivuga ko ari akarere kashyize imbaraga mu kuvugurura insengero nk'uko bigaragara kuri urwo rutonde mu mashusho. Biragaragara kandi ko biragaragarira amaso ko zimwe muri zo zitujuje ibisabwa, aho zimwe zubatse nk'igisharagati cyangwa se igihangari aho zishobora gushyira ubuzima bw'abazisengeramo mu kaga. Izindi zirashaje ku buryo bugaragara nubwo ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru butaremeza urwo rutonde ku mugaragaro. Mu makuru abayobozi b'izi nsengero zigiye gufungwa ababwiye Kigali Today bababwiye ko abayobozi b'imirenge izo nsengero zubatsemo bamaze kubateguza ko insengero zabo zigiye gusenywa. Impamvu zitangwa harimo kuba inyubako y'urusengero ishaje, kuba rwubatse mu manegeka, kuba rudafite ubwiherero bwujuje ibyangombwa, kuba rutagira imihanda, kuba inyubako yubakishije inkarakara na fondasiyo idakomeye, kuba rwubatse mu baturage hagati n'izindi. Izo nsengero zikaba zigiye gusenywa, ziri mu ziheruka gufungwa. Bamwe mu bayobozi b'izo nsengero bakavuga ko icyo cyemezo kibakomereye kuba badafite ubushobozi bwo kugura ubundi butaka ndetse no kubona ubushobozi bwo kubaka. Ngo impamvu zibatera kubura ubushobozi nuko batari kubona uburyo bwo kwegeranya abakirisitu babo basa n'abatatanye kubera kudaterana. Bakavuga ko abenshi ubushobozi babukuraga mu bakirisitu babo nyine. So uwashaka yagarukira aho ngaho, ibindi barajya muri historique yeyo yo kuzifunga n'ibindi. Apotre byaba byumvikanisha ko n'ahandi niba yingi yari intara y'Amajyaruguru gusa, Amajyepfo, Burasirazuba, umujyi wa Kigali n'Uburengerazuba nabo baba bafite gahunda basangiye. Cyangwa bikunda umurongo n'umwe. Nagiye nshama amaso mbona insengero za ADEPR mbasha kubareza igera mu 10 z'abadive nka zingahe, imisigiti nk'ingahe, iza Catholic nazo nzibonamo. Donc ntago habayo kwibasira imyizerere imwe wenda cyangwa se igice kimwe. Ariko impinduka zazaga nk'izi abantu bakatubira za Gatolika, za Anglikani zo zatugambaniye twe tukiri batoye insina ngufi. Bigaragara ko ari umurongo washyizweho kandi ufite ibyo ugamije byagutse. Nicyo kintu nabashije kubona. Ariko se ntago bizacira hariya, hari nizo ba nyirazo bazazisenyera cyangwa se bakazisigarana bazireba ariko nta kintu bazikoresha kiretse wenda kuzigurisha, kuziha urundi rusengero rugasengeramo. Hari inyandiko abantu babonye yageze hafi ku bantu bose, kandi ntekeza ko isohoye yarabiswe iragira ku bantu bose muri politiki. Ariko n'uri gutegura tere hari ikintu kiba kugira ngo gise n'igitegura ubwonko bw'abantu, noneho igikorwa nyirizina kizajye kuza. Ngewe iyo mfite iravuga ngo itegeko rishya rizagenga amadini mu Rwanda rizasigaza amatorero 8: Kiliziya Gatolika, EAR, EPR, Église Presbyterienne Adventiste du 7e jour, abadive, AEBR, UEBR na RBCR, ababatista. Reka mbigusomere uri kubisoma mu buryo bwa abantu batakuramo ikintu. Nuba ngo bafashe amatorero azasigara bayashyira mu byiciro 7. Amatorero n'imisigiti nyine n'insengero n'amakiliziya bayashyira mu byiciro 7 ari by'ibi ngibi. Kiliziya Gatolika bayiha icyiciro cyayo. Icyiciro kigizwe n'abantu bageze gute bizera mu buryo ibintu bijya gusa. Ntabwo wabwira umwe ADEPR ngajya gusenya muri Catholic, ni ibintu bidasa. Ariko nugera ku cyiciro cya kabiri bafata EAR na EPR bose babita abaporoso. Bivuze ngo umuntu muri EPR barufunze yajya gusenyera muri EAR, umuntu muri EAR barufunze babona imyizerere ijya gusa yakisanga muri EPR. None bafata icyiciro cya gatatu ngo ni abadventiste b'umunsi wa 7, bo bisangiza icyiciro nk'uko Catholic abanyesabato bose. Abanyesabato ubundi mu bindi bihugu muri Amerika abantu benshi basenga ku isabato batara abadventiste b'umunsi wa 7, hari n'ababatiste b'umunsi wa 7. So ariko nyine abo bavuze ngo nanone umuntu wemera isabato ntiwamuhuza n'ikindi cyiciro ntibyahura. Bakigira icyiciro nacyo kwacyo nk'uko na Catholic ari icyiciro kwacyo.
noneho bafata ku kintu ya kane niho utangira kubona neza AEBR, UEBR, RBCR, abo bose icyo bahuriyeho iyi B ni Batiste. Okay. Ni abantu bafite imyizerere y'ababatista. Okay. Ababuzura umwuka? Oya, Batiste ntago. Okay. Iyo ubaze mu buryo bw'amateka yari eperi nibi bya AEBR byose ntabwo muzura umwuka. Nuvuga ngo kuva kuri Kiliziya Gatolika ahantu hose turi kuvuga ntibajya bajya mu bintu byo guhanura n'umwuka. Kuko ubundi ibi bintu byose byakozwe byasembuwe n'ikintu bita ubuhanuzi. Kabiri, izi ni ingaruka turimo twatejwe na ADPR. Nahoze mbibwira n'ADPR mwatejwe cyangwa mwayiteje mwebwe? Se nabigira gute? ADPR niyo yabyaye abanyamwuka hafi ya bose. Kabiri, hari umuntu wuzura umwuka muri za Temple ko ndabizi ko bawuzura, ntiyahanura ngo igiti kiraguye ngo amaraso aramenetse ngo ibya gatatu biragize gute. Numuzi cyangwa se ni akantu tuzi ku bantu basengeye muri ADPR. Kuri ayo YouTube n'ujya ubona umuntu ari karaza aravuze ati mugiye kongera muhige indi mihigo, uzamenye ngo uyu muntu ni uwo muri ADPR. Niyo namubona ari kubivuga nkahita mubona uwo muri ADPR nka tracinga nsanga ari uwo muri ADPR. So bafite ukuntu icyo kintu bagifite muri bo. Ubanza urangiza urutonde nkubaza. Reka nikomereze urutonde. Icyo ni cyo cya kane cy'ababatista. Noneho icyiciro cya gatanu bafata ADPR. Hano hari ibanga rikomeye cyane ariko niyo mpamvu umuntu wanditse iyi ntuza ni umuhanga kwere. Nasesenguye nsanga ni umuhanga kandi kabigira kabizi karya imboga kazi ko karitse no ubugari. Nuvuga ngo ibintu byose yakoze byari intentional, azi icyo ashaka guhagarika. Kandi imbaraga yashyize mu gushaka guhagarika icyo ashaka guhagarika, ubashe gusobanukirwa icyazimuteraga. N'ubundi ni imbaraga za sinabwira gute wagakoresheje uhagarika hari umwanzi, igitero cy'umwanzi kandi kinini gifite n'intwaro. Kuko mu bigaragara ubundi buhanuzi Paul yaravuze ngo mwifuza impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuza impano y'ubuhanuzi, ngo kuko because ngo yungura itorero. Rero ubuhanuzi mu Rwanda bwari bumeze nk'aho busigaye ibyo buhombya igihugu nk'u Rwanda n'itorero ari cyo kinini kurenza icyo bigungura. Noneho nkakomeza avuga ngo ADPR entre parenthèse abitwa barokore bose. Ahandi twabonye ko bavugaga ngo AR akanyerezo cyangwa se akitso na EPR entre parenthèse abaporoso. Noneho bavuze ADPR bahita bashyira entre parenthèse barokore bose. Kuri listing AR rukwayo EPR rukwayo kereka biriya bya Batista bo. Ninjye warakoze editing, naje kunya ndahindura ko nabonaga yuko editing kuyikora nabanisha ahubwo integrity ya message. Okay. Ninjye warashatse kuvuga ngo wenda ngo yari ngo ino irukwayo ngo EPR ni irindi. Ngeze hasi mbonye kuri za EPR impita mbona ko burya bya bintu wabyanditse ari we wabipanze neza. Niryo jambo amatorero 8 bavuze azasigara barekeraho ninjye weditinze nandikaho ngo azasigara amatorero kiraho umubare. None rero hariya ntaga ari 8 na 7 ariyo Kiliziya Gatolika, kabiri AR na EPR aribo baporoso, abadivantiste cyangwa se abasenga ku munsi wa karindwi w'isabato, kane ababatista bose AEBR, UEBR, RBCR, gatanu ADPR. Nakabaye mbona bongeraho ngo turadu cocktail twose turi muri ADPR twakicara hamwe nkuko twabonye mu Rwanda. Ni kuvuga ngo bakabandika ADPR tire Born Again Christian Church. Yego. Ariko bahise kuko ari na nyinshi hari abagenda bashyira amazina bahise bashyira entre parenthèse ngo abitwa barokore bose. Ari nazo uvuga ko zateje ikibazo. Ubundi kibazo cyari kirahanga kuri gatanu. Noneho bagakomeza kuvuga gatandatu Islamu, karindwi Bahayi. Bahayi niki? Basenga Bahawura cyangwa se bizerera muri Bahawura. Bizerera muri Bahawura. Baba mu Rwanda? Baba hariya kwirebera uzamuka hejuru kwirebera bafite n'ikigo kinini cyane. Bafite ubutaka bunini cyane. Ntago imyizere yabo nigeze nyinjiramo. Nigiye wenda twabaga turimo twiga muri za theology tukageraho tutangira explore imyizerere myinshi, ntago nigeze mbyinjiramo cyane. Ariko ntabwo bamenyerewe, nanjye ndabumva habashye. Oya ariko bahamaze igihe kirekire bafite n'ubutaka bunini hariya baguze kera, kuba rero babashyizemo akabaha classe yabo. Nabyo byantangaje ko bashobora kubegeranya n'indi classe, ariko nanone kuko imyizerere yabo nk'urugero umuntu muri Bahayi ntiyavamo ngo ajye gusengera mu yindi torero ryari ryose.
byabivuze ko ahangaha kuyigumishaho rero nabyo ndabyumva. tugendeye kuri iyi architecture y'uyu muntu, kuri iki gishushanyo mbonera cy'uyu muntu, sibyo? Byose yaba n'uru rutonde bararwita inyandiko zitaramenyekana inkomoko, ariko muri pratique kuri terisengero kuko navuganye n'umuntu wari wicaye mu nama yakoze yavuyemo inyandiko, iyi nyandiko wenda ahubwo n'iyi ngiyi iyi nyandiko aho yavuye y'amatorero hari y'urutonde, ni iyi ngiyi iyi turi gusoma. Yego. Kabiri ari n'amakuru wenda yambwiye avuga ku bayumva kandi ntabyo twasomyemo hano, bivuga ngo yari ahicaye mu bagendaga bohererezanya ibitekerezo cyangwa se ba-exchanginga batanga ibitekerezo yari arimo. Reka dusome tugera no ku yari inama y'abanyamadini cyangwa yari inama y'abareta. Ntabwo icyo cyo nabashije kugitoza ngo ndengaho. Société civile ariko ntiyaburamo société civile de toute façon ntabwo abayobozi ba leta bicaye bonyine. Société civile uko yitwaye muri operation y'imfungwa ry'isengero, abantu badukurikire bumve ko icyo turi kuganira ni isengwa ry'isengero nk'ikintu cyatangiriye mu kuzifunga. Société civile ashaka kwimbaza iki? Uko yitwaye, silence yabo. Société civile yo mu Rwanda ni nk'abadepite bo mu Rwanda, turi muri démocratie consensuelle, ubwo turi no muri société civile consensuelle. Ikitonderwa rero kugira ngo inyandiko tuyisoze, kuko niho hari ibanga cyangwa se niho hasobanura none tuyive mu vuba tugire. Haravuga ngo uretse idini gakondo, idini yose cyangwa itorero ridafite ishuri, ridafite ivuriro, ridafite uruganda cya factory, ridafite hoteli cyangwa ikindi gikorwa, ubwo nyine ni kamwe muri utu twose twaba tubuze, cyangwa se ukaba ufite iryo dini ikaba ifite igikorwa kindi gikorwa cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage, iryo rizafungwa burundu. Inyandiko irarangiye. Ndakomeje. Nta murenge uzarenza ahantu hatatu ho gusengera, ariko interpretation ubwo ari personnel yanjye, buri cyiciro kizajya gihabwa ahantu hatatu. Bivuze mu murenge hazaba harimo insengero 21, buri cyiciro muri biriya 7. Katolika kiliziya 3 mu murenge, nimba zirenze imwe bayisenyere cyangwa se bayigire stockage, ariko bazasigarana 3 zonyine. ADPR twabaze muri Remera dusanga harimo insengero 7 mu murenge umwe, ubwo ADPR igomba gusigarana 3, ariko tukanibuka yuko na Zion na Restoration, donc abanyamwuka bose, insengero z'abanyamwuka zose ziri muri Remera nazo zizaforinga muri class iri mu ADPR, kandi basabwe yuko bose bateranyije bagira insengero 3 zonyine. Aha wundi niho hari ikimwuka bwira amatorero. Niki icyo kintu niki? Harakomeza aravuga ngo uzahitamo kuba umuvuga butumwa cyangwa umunyapolitiki, uzahitamo kuba umuvuga butumwa cyangwa umunyapolitiki. Kuwa mbere bava muri iyi nama nabonye muri groupe barimo basa n'abantu banyuriramo ngo kandi ngiye imyanzuro ngo tuvuye gufata mu nama, ngo yatewe ngo hari umwanzuro umwe watowe na Mutabazi, babazanye video imwe kubera ko nari guca njya mu bindi, hari n'ibyandi abantu batera harya batuse baganira. Ariko ndagira ngo nanerurira abantu yuko ibintu bitatewe na Mutabazi ntago ndaba umunyapolitike, sindi we by now, kuko nta position politique mfite, nta shyaka nyobora, nta na position mfite mu ishyaka yari yose. Aha bari kuvuga abantu b'abameya, abagitifu, abakoroneri n'abadepite perezida yavuze yegura byibutse, avuga ngo murahitamo ko abadepite cyangwa kwa pastor, usanga ku cyumweru bamupanze ku gatuti mu badivese, mpago gatuti muri ADPR se, kandi arabizi kari vice mayor, ukayobora RBL na pastor. Dufate urugero aho umuvugizi wungirije wa RDF kera, ubu nta kibikora, yanabirihagaritse aciyemo igihe kinini. Abantu bajya kuri channel ye baraza kumenya ibyo ndi kubabwira. Uyu munsi araza agacuranga gitari ntagire ijambo na rimwe avuga, abana be bakaririmba, ndetse abana be bakanavuga ngo reka ngo tubageze ijambo ryo muri Bibiliya bakarivuga. Mwani magambo we ukabona uretse gucuranga gusa nta kindi yakoze. Nigeze mpurira nawe muri ADPR ya Shere, bamuha ijambo ajya imbere, fashina aririmba neza, yarakiri major icyo gihe, fashina ngayange ako ntari kapiteni tuye, ntago mbyibuka 2011, ariko ubu ngubu aramutse agiye agafata inanga gutya yatana niyo nanga. Hari abakoroneri narinzi bajyaga bajya ahantu mu itorero ntavuze, bagashyiraho abahungu bo kuvuga ngo telefone ujya kwifatamo kwasubizamo,
ntumurikodinge ntufate video pripresoma ntumufate video bakabwiriza ubu ngubu ubikinishije washye kugeza aho ngaho icyavugwaga nuko abantu bari mu myanya ya politiki batajya mu ivugabutumwa akanyuma kandi nako gakomeye kurenza ibindi ari nako gasobanura kira cyitwa yego karavuga ngo amabonekerwa n'amayerekwa ntibyemewe kimwe n'abahanura aho ngaho liberalisme mu madini rubashywe liberalisme mu buryo bute mu myemerere wasomye itegeko nshinga ingingo ya 37 nubwo ntayifashe mu mutwe text ariko reka mwibutse ko ivuga iravuga ngo umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutara no gutangaza amakuru liberté de presse hagakomeza kuvuga ngo afite uburenganzira bwo gutekereza ibitekerezo no kubitangaza liberté d'opinion freedom of press freedom of opinion ariho ngiye mvuga ngo umuntu wavuze ngo kanaka nakagome iriya ni freedom of opinion umuntu wese muri comment umva mutabaza ari ikigoryi yanditsemo ngo ikigoryi sinajya kwimuregera ni opinion ye nikakubona kandi ntago waza ngo ntegeke kukubona ukundi kuntu noneho rero hakaza ikindi kivuga ngo afite n'uburenganzira bwo kwizera ibyo ashatse no gusangiza iyo myizerere freedom of religion ariho warugeze hasi muri paragrafe ya nyuma niho haha leta ubuzare cyangwa uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibi haravuga ngo ariko iyo ubwo burenganzira bubangamiye ituze rusange ubwo burenganzira buburizwamo ubwo nyine niho umuntu ahita avuga ngo guhanura n'amabonekerwa ntibyemewe twagezaho guhanura no kubonekerwa bibangamiye uburenganzira bwandi muri speech ya president byari birimo biri clear ntago byanse ko ntago nyansesengura president ni conscience yanjye yabimbwiye ndamwumva kabiri ndamukotinga ahubwo nshobora gusesengura ibyo yavugagaho ariko sinsesengura imvugo ze ahubwo nkajya nkotinga imvugo ze kugira ngo ntatana mu gihe nsesengura ibyo nawe yavuzeho bo ikintu cya mbere speech ye hari abantu batekereje ko harimo ibice bitandukanye nta gice cyari gitandukanye n'ikindi igice gitangira cy'abagenda ukajya ni serwakira nicyo cyasaga nari introduction itagize ariko ubundi message indisigaye umucere wa Bugarama amadini abahanura ngo bakakurindagiza kandi warize ntabwo yabibwiraga twebwe yabibwiraga bamwicaye imbere bari abadepite n'abaministeri nubwo hari PM ariko wumve ko ubwo muri PM harimo cabinet yose hakaza na FDLR hakabazamo FDLR hehe mwaho hakabazamo n'umuzungu FDLR mwaho umuzungu we to dushobora kumwumva FDLR n'umuzungu FDLR hehe mu biki mwaho mu byo yavuze mu by'amadini se ntabwo ndajya kure ndamukotinga ajya gusoza yaravuze ngo hari igihe ngo abo ngabo bashaka kuturwanya bazasanga twiteguye babona ntaho bamenera ngo ugasanga baciye muri bya bindi bya bivuze FDLR ugasanga baciye abazatera Kamemu yari yamaze kubasobanura no Uganda yatewe n'abatinganyi ndikubwira yari yamaze kubasobanura ndaguha urugero ariko rw'abandi bashobora kugutera ntabwo uri ku urugero kandi turi kuvuga ibyavuzwe yari yabanze kubasobanura avuga ngo hari ibihugu byaje gutanga imisada ngo kandi babiha objective ngo nibamara ko biteye M23 ngo bazakomereza mu Rwanda ngo my job is to make sure that it doesn't materialize yarageze kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo rero message z'abantu b'abatasi b'abahanga ntago haba arimo akantu gatandukanye n'akandi n'urugero mutasa guhaye sometimes barazihimba ariko icyo abashaka si urugero bwarwo na authenticity yarwo ahubwo ni uburyo rumacinga na message ashaka kuguha wowe kabiri yagomba gukora message yari ku buryo abaturage batayumva nanjye nishyiremo yuko nta muturage uri kutwumva hano nanjye ndagereza kandi kuyihisha ku buryo umuturage uri average hasi atumva neza ariko we hariya yaravuga ngo abanyicaye imbere ndabizi barabyumva cyangwa se bazabyumva nyuma y'ukwezi cyangwa se bazabyumva ndi kubirukana kuko nk'urugero umuntu uri kuri Yellow Paper ushaka kugira ngo wirukanwe rwose genda uhure n'umuhanuzi utajya borosa donc abahanuzi si bamwe hari umuhanuzi nyine abo birwa ngo biti byaguye ngamaraso aramenetse babone muri kumwe babone mwahamagaranye babone wagiye kumureba mu nzi we cyangwa se yaje kukureba nawe ubwawe icyo gihe iryo jambo rivuze ngo kireka magere wituvangavanga n'abantu reka hano magere ntabwo ndi kuvanga ahubwo nakwegeranya ibintu guhuza ibintu mutahojeje yaravuze ngo cyangwa se abantu bazananirwa kudutera ngo nibabona bibananiye ngo bace muri
ka kajagari nahoze mvuga bagacamo akajagari yarahoze avuga urakibutse akajagari k'insengero akajagari kuributse ko kari insengero yego akajagari ko ni insengero kandi ari kuvuga abantu bajya gutera byananirana bagaca mu kajagari babaye FDLR yavuze ko abantu ntabwo yigeze yivuga gutyo icyo ndi kuvuga yari yavuze FDLR n'interahamwe avuga abantu bashaka umunyapolitiki wari wese washaka kuramversa leta yakoresha amadini nk'umwijiro wo kujyamo aho ngaho rero nyine nashaka kugerera nyine kuva yarabivuze ntago mfite impamvu yo kuvuga ngo si byaba aravuga ati bagaca muri ako kajagari anavuga uburyo bagacamo ntabwo yabivuze igice yabivuze uburyo banagacamo ngo bakakujya mu matwi abo yabwiraga tubibuke n'abadepite n'abaminisitiri kandi buriya iyo hari kabineti menya neza ko kabineti irimo na minisitiri w'ingabo ubwo na RDF ijemo na polisi ijemo n'uvuga ngo executive yose uko uyizi asa n'uri kuyibwira noneho aravuga ngo bakakujya mu matwi ugasanga barakurindagije nko kuvuga iki ngiye kwitiza urugero nubwo bidahuye ariko abantu bihangane babikora igihanga barwumve FPR ijya kubohora igihugu yageze ku murindi cyase sinzi igihe cyageze barukokoma batora umurongo ba Colonel Rizinde na wabara n'abandi bajoine bafata side yabo niyo wafata amashyaka PDI n'abandi batandukanye basidinga kuri side ya RPF nko kuvuga iki uwateye classe politique mu gihugu yicitsemo kabiri igice kimwe kirajoine inzu wateye akabantu ntibavuga ngo ibyo bigiye kuba nge ndi gutekereza muri nge nk'umuntu ushaka kureba kure ngo umenye ngo ni ikihe kintu cy'igihuru nabyaza igihunyira bityo nkashyiramo umwitangirizwa ku buryo icyo kintu it doesn't materialize noneho kuri making ashobora igihuru kizagura kwacyo igihuru kiguma kwacyo nta kintu cyaje igihunyira kikajya kwacyo nimba urukiba ruzibuye cyangwa itopi tukamenya yuko kireba neza noneho icyo gihe reka twemere yuko abantu bahinduye uruhande bafashe decision politike zabo n'imitima nama yabo Imana imfashe umudepite wa Green Party wari warayaserebura akagura umukenyero ntaza kumuza n'iyo speech amen noneho rero politike ibintu byose biba biri intertwined gusubirebera ku ruhande wabona bitandukanye ababona umuceri wa bugara mutandukanye n'ibyo by'amadini bitandukanye n'ibyo bindi by'abatera ariko ngewe nize gufata speech yose nkayijyana muri integrality yayo iyo mbona ari ngombwa turebye reka tugaruke aka kantu nashaka kuvuga nyihanganira umva ko nashaka kuvanayo mu gihe abandi basayidinze ku yindi side babifasheho umwanzuro politically mu mahitamo yabo ko babona ibihari bitabereye reba noneho abantu bahinduye side babitegetswe n'umuhanuzi kuko uwo muhanuzi yababwiye ubwo ndikubwira ibyo numva kandi bihanurwa n'abantu b'i Kigali badafite na ya moto rimwe na rimwe ashobora no kwivugira kuri kamera nanjye nicaye ku ruhande nkaza kumutegera moto tukaganira mbere off mic tukaganira nyuma off mic ngo igiti kiraguye ikiri meshake nabonye yarasibye video zose zari kuri channel ye ese yarazisibye yarazisibye n'ukuri niyitwa Comrade yiwe witwa Marcel yarazisibye zose ubwo umwuka yari yamusanze aza nasaba imbabazi avuga ati rwose nari nabihimbye nundi nawe azasaba imbabazi uyu meshake akaba afite record yuko na mbere ya 93 ngo yabihanuye hari ibyo yahanuye uyu muntu rero uhanura uko nguko ngo igiti kiraguye mukanye kumva undi ngo amaraso aramenetse ibyo ni ibintu n'ubu najya kuri YouTube urakirengagije ariko tugihuza na connection n'ibyo kuri YouTube n'ubu ngiye kuri YouTube nyinshi nazibona zimwe zikiriho undi akongera ngo ubuyobozi buriho ngo ibuciye ku ngoma ari kubivugira muri terime zo vanga Imana niyo ibivuze noneho rero ibi bintu bishobora kubyara ikintu kitari cyiza yego aho umuntu ashobora kumva ikibombe cyo turi kigoma kitaranambuka umupaka agahita hamagara wa muhanuzi wawundirwa muganga ibiti biraguye urakoze noneho yarangiza amuhanuza akamubwira ati rero urakoze apotre nyihanganira ndatize Imana iri kukubwira icyo ngo ndikubwira ko nzikariho style babamo ihangane twihute dusigaranye umwanya mutoya muri Imana iri kuvuga ngo hindura uruhande dusigaranye umwanya mutoya muri byinshi uruhande rwa leta dufasha ibintu tukabigira sociale cyane
izi sengero zafunzwe 50 na ku rutonde bari kuvuga ngo mu byo zazize sibyo nta impamvu gusabirwa impamvu urusengero rusabirwa gusenywa nta muhanda ugera ku rusengero nta buhumekero nta mirinda nkuba nta kizimyamoto ruri mu manegeka ubwiherero butujuje ibyangombwa rwubakishije inkarakara nta parikingi ruri mu baturage inyubako yubakishije inkarakara na fondation idakomeye nta muhanda uhagera nta buhumekero nta kizimyamoto nta mirinda nkuba nta rugomba kongera kubakwa uhereye hasi. Izi ni kondisiyo zishoboka, izi ni kondisiyo zishoboka. Twashe n'abahuza ibintu bibiri, nakubwiye ko hari iziri guhabwa amabwiriza yo gusenywa, hari n'izasigara zihagaze ba nyirazo bakazigira stockage cyangwa se bakazisenya ubwabo. Niyo mpamvu nakubwiye reka tujye muri polisi, reka tuve mu myizerere tujye muri polisi. Burya umwanya munini nakawifuje ko turi muri polisi. Polisi ya leta ivuga iki? Purification ijyana ko ki? Ku regularisation. Kuri regularisation yego yuko agomba kubaho amasuku, agomba kuba amasuku, abantu bakuza ibisabwa ni ibihe? No gusengera mu nyubako ikomeye, uyoboye akaba afite diplome ya university ya theology, kujya mu amabwiriza polisi weho uriho ibyo tubwira duturutse ka message watubwiye ka designinga insengero zirindwi. Yego nge nahita numvamo polisi yo kuvuga ngo leta irimo irayungurura, polisi yo kuvuga ngo leta irimo irashungura nabo bahari babe bari ahantu zizabasanga. Siko bibona? Ntabwo numvise cyumbwiye neza. Leta irimo irayungurura ya born again church ka gasengero usanga ha kandi hariya munsi y'ibiti nayo bari abantu bajya ahantu hamwe yabasanga. Leta yabasanga igireta. Leta yabasanga ikora iki? At the end of the day umunyetorero no umuturage wa leta ari nacyo cyabaye. Aho bari yigeze babura se? Uje kumbaza cyangwa nigiye kukubaza? N'urugendo ndi kwibaza aho yabasanga ko n'umusigiti gusangamo no ngo zacu dusangamo. Ndi gutekereza yuko harimo safety, umutekano, izo nyubako nyine zimeze neza, umutekano w'abakristo basenga, imirinda nkuba, hari abantu bakwite n'inkuba mu rusengero n'ibindi bitandukanye. Ihangana tandukanya amabwiriza kuko nicyo kibazo tugenda iki kintu utakidushubije mutaba umwanya twari hose turagerageza gusobanura polisi nshingiye ku mabwiriza. Polisi hari niyi ntayo batubwiye, ndi kugerageza kuyidevina nshiye mu mabwiriza. Umukuru w'igihugu byo bikiriya umukuru w'igihugu icyo yavugaga ikibazo amadini ateje muri societe nyarwanda niki? Reka polisi tuyihorere, ikibazo dukurikije speech imbwirwa ruhame y'umukuru w'igihugu kuri uriya munsi kwitaki. Polisi nayo ibyarwa nicyo twita philosophy hari rero yavugaga gutya. Umukuru w'igihugu yaravuze ati ahari wenda aya madini twasanze ahari nta kuntu umuntu yayagenza umuntu azihangana, atari ko nayo yaje tureba ubundi aya matora muri gufunga ajya kujyaho ninde wahaye ibyangombwa byo gukora. So ahangaha rero biragaragara yuko hariho kureba ngo akajagari kaveho, kabiri ibyigishwa biba atari ibintu. Turatandukanya akajagari mu nsengero, akajagari k'insengero n'akajagari k'amadini gute? Ni ibintu bibiri binyuranye mutaba. ADPR ishobora kubaka insengero 8 mu kagari kamwe, ariko hashobora no kuba mu kagari kamwe karimo amadini 15. Ibyo bintu turi kubitandukanyamo hano. Ndi kubasha kubyumva rwose, ariko byose barashaka kugira ngo ibuye rimwe ryitwara inyoni ebyiri cyangwa 5. Noneho hano kuvuga ngo uri kubonamo nkuko koko umukuru w'igihugu yabivuze, ya madini nyine yandi y'abamisiyoneri ya zamani yihariye ibika 6 byose. ADPR nubwo nayo isa n'ahari ya zamani bahita bayicomekaho aya mashya yose, kandi kuyicomekana n'amashya yose n'ubundi n'ibyana byayo kandi nagwego n'ibyana byayo kandi aya mashya yose n'ubundi na ADPR ni ku kibazo kizingiye nyirizina. Niki sinakikubwiye se? Unukuvanga iki? Nukuvanga ikibazo nkurikije ibyo wambwiye. Ikibazo nuko abanyamadini
aba bantu cyane abanyamwuka abanyamwuka bashaka kuyobora abapolitisiye babayoboje iravuze rimwe na rimwe babayoboye mu mutaka w'ubwoba w'ibizabejo bakayobora mu mutaka wa karabaye ubwoba bw'ibizabejo kandi leta iri kubaka icyizere cy'ejo hazaza ibyo bintu biri contraire kandi aranabivuga ngo akanabikubwira atakakurindagiza warize ntunamusaba ikimenyetso ibyo bintu yabivuze arakayemo ukuntu kandi nanjye ku ruhande rumwe nemeranya ariko ibyo byo hari n'ibindi byabarindagiza bitanyuze mu madini kuko ibyabaye muri za Musanze turabyibuka umwaka ushize ariko ibyo madini byo ni bibi cyane ariko urumva ko ibyo bakono ni bitoya impamvu ndi kubikubwira umunyamyizerere yagufatishije gutya neza ngenza abantu bahunze igihugu nziranye nabo ukumva ngo yagiye azakuvugishiriza yageze hanze wagiye ujye ngo uzimane ngo imisi ibintu bari maze imisi tubwira kigiye nisanze agataruka rwose akagurisha akayigurisha nyuma y'inkubiri ndi kugenda ntera icyumvirizo nyuma y'inkubiri ndi kugenda ntera icyumvirizo hari nko twaganira kambira ati ngiye burya 2019 ku nkubiri kuri ya political crisis y'u Rwanda na Uganda ati burya ngera nagurutse biri serious ati nanaje ugasanga utaba mu bintu by'imyizerere yourself kandi na leta yarababwira igiti kacine nta kibazo ubwo rero bimeze bityo wenda hagiye abantu bakeya nzi nka 30 ndaza bangaye wenda tweka bagiye ari 5,000 da bashingiye kuri ibyo ariko mbe ko nta muntu waje gukora propaganda politique nta muntu waje kurasa kugiye cy'urukingo rwa COVID-19 nabo barahunze sinzi urumva nta muntu waje kurasa isasu ariko abo bahanuzi ubona batarize bagira gute bafite imbaraga zo kumukonvenka ngo nutabikora uzarimbuka niko Imana bivuze gufunga isengero barabiciye gusenya ndimo ndakoresha gufunga kandi gufunga byane episode yarangiye umunyapolitike akemura ibibazo byinshi mu kintu kimwe ikintu cya mbere twamaze kubona yuko bamaze kuvuga ngo ni insengero 3 mu murenge issue behind yo niki philosophy what is the philosophy behind reka mirebe muri ubu buryo niki gitekerezo nyamukuru kiri twari dufite insengero kuzigabanyiriza muri rumwe twari dufite insengero zigera mu 15,000 mu gihugu uri wako imibare yavuze ko bafunze 8,000 ubwo bafunze hejuru ya kimwe cya kabiri nabaze nsanga nibakurikiza ari amabwiriza zibaye nyinshi uretse ko bitazanageraho zizaba 8,757 nizo maximum zishobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda gute mfashe insengero 21 mu murenge kuko buri cyiciro kigomba kubona 3 insengero z'abagatolika cyangwa kiliziya 3 imisigiti 3 mu murenge ADPR na ya madini yose ariho bizagoranira nabo bakagira 3 wakuba 7 nabo bahayi uretse ko bahayi uzasanga badashobora kujya mu mirenge yose y'u Rwanda ubwo umubare 8,700 ugenda umanuka imisigiti ugasanga ntiyabona imisigiti 3 ya buri murenge nanone byongere bimanuke usange nanone bari yabandi ba Eberi na Adventist simbizi ariko icyo nshaka kuvuga ngani kivuga gutya ni kivuga ngo hari na kiriya kintu cyo kuvuga ngo buri rusengero rugomba kuba rufite uruganda ishuri ivuriro cyangwa se ikindi gikorwa cyunganira leta amapave toilette ibyo byo byari amabwiriza yo kugira ngo ugire inyubako itekanye kandi ifite isuku noneho haje n'ibindi byo kugira ngo habeho odanone hirya bimwe RGB yavugaga hari n'ibindi kandi utapyujuje na bw'urusengero rwawe mu ijambo yaravuze ngo ibigomba kuzuzwa bazi ko ntabizi narimbiza ahubwo cyane ahubwo abanongeremo ibindi ahubwo iri jambo ibi bintu bakoze muri ya nama ni muri iryo jambo rivuga ngo ahubwo banongeremo andi mabwiriza bakaza ayo mabwiriza bongereyemo ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite ishuri ugomba kuba ufite ivuriro hari ikintu kuko ndi gukoresha interpretation personnelle nibutsa n'abantu ko ibintu bitaraba official ntago utegetswe kubifata nk'ibintu byabaye official ahubwo turi kwibaza ngo ibi bintu bibaye ikitavugiye ubusa bibaye bishyizwe mu bikorwa ese twiteguye kujyana n'iziminduka mu myizere yacu itandukanye none nkavuga ngo sinzi nimba ibi bintu by'amashuri n'ibikorwa bifite byunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage icyambere mbanza kubwira abakristo ngo bijyana n'umurongo wo muri Yakobo uvuga ngo cyagiye bafunga insengero byajyanwaga n'umurongo uvuga ngo muri Hagayi ngo mwiyubake inzu z'ibitabashwa inzu yanjye ari umusaka mwubatse inzu bifite nyine byose amakaro n'ibiki n'amatuwarete ariko ku rusengero nta biriyo
ibi ngibi noneho bazanye bindi birajyana n'ijambo muri Yakobo rivuga ngo idini y'ukuri Imana yishimira ni iyihe, ni gaburira imfubyi n'abapfakazi, gasura abantu muri magereza. Donc ikora ibikorwa bigira uruhare mu mibereho myiza y'abaturage cyane cyane abaciye bugufi. So rero ahangaho wenda iyo commentaire sinabura kuyikora ko n'abari kutwumva ari yahita avuga ati ni iminsi ya nyuma akabihuza n'ibindi. Ahangaho rero nkavuga ngo kiriya kintu nge interpretation personnelle yanjye sindishwa neza nimba bazabyaplika kuri urugero. Ese bazavuga bati ADPR ifite Gisozi, ifite ibigo by'amashuri bitanu mu gihugu, bityo irakomorewe ko yajya mu mirenge yose, cyangwa bazajya bareba umurenge independent cyangwa umurenge ifite mu ibyo bikorwa? Bivuze iki? Aho urusengero ruri kumwe n'ibyo bikorwa. Itorera ahantu ryabashije gushyira urusengero mu murenge, nimba ari insengero 3 mu murenge cyangwa se 2 mu murenge, bitewe nuko bazigabanye na babandi basangiye class, babe banategetswe kuba muri uwo murenge bafitemo ivuriro, uruganda cyangwa se ikindi gikorwa cyose kizana ino. Bageze kuba Yehova umva ukuntu bavuze, aho yatereka abo Yehova hari igikorwa na kimwe bafite gifasha leta, cyunganira leta mu mibereho myiza y'abaturage. Ngo nayo mashuri nayo mavuriro basanze aba Yehova nta na farumasi bafite. Wari urimo yicayemo yarambwiye ati twasanze nta na farumasi y'aba Yehova ibaho. Ngera ubwo mu mutima ndanavuga ngo aba Yehova bwe gukora farumasi bavuga ko ari iby'isi badacuruza. Sinzi ko bakubwira ko nzi ko byagorana kutabikora, siko barabuza amafaranga. Bagira n'ikindi cyazo bivanga aba Yehova se ubundi amafaranga ko badatura, amafaranga bakoresha bayakurahe? Ariko tube tuvuye kuri icyo ngicyo tuvuge ngo bari bagaragara bo nk'ababangamiye abene gihugu. Oya bo amatiere politique urebye bibangamira ubwabo kuko ntibajya muri politique, ntibarahira, ntibajya mu muganda, ntibagira gute, ntibajya mu muganda, ntibajya muri equipe nationale, ntibakina, bajya bakinira ibihembo, ntibajya mu mashyaka, ntibafata ku idarapo ngo barahire. Nuko ubu mbasha kumenya ko nta ministre mu Yehova urimo kubera ko yaba yararahiye ateze, kiretse yarahageze ari akareka ubu Yehova akagira. So noneho nkavuga ngo ibi bintu niba byaprika ku murenge, ntekereza ko muri Gatolika ni igira amashuri arenze ya leta. Nabonye imibare ndatangara, nabibonye ejo bundi rwose nubwo ari kera. Gatolika igira amashuri arenze ya leta, igira amashuri 800 na icyo nzi nuko 47 presque 40% gutyo. Ni muri sante 40% by'amavuriro hari ibyo muri sante, byo ndi kuvuga mu mashuri. Noneho ifite amashuri 800 na leta igakurikiraho. Noneho urumva yuko dugira imirenge 117. Dushatse twanabara yuko buri murenge wose w'u Rwanda ubamo ishuri rya Katolika, uretse ko ari usanga i Nyanza hari amashuri nka 20 ubwaho. So rero bashobora kutirwa wenda babempoza ngo buri murenge, ariko nanone leta ni leta ishobora ariko buriya umurenge utarimo igikorwa. Wabonye Musenyeri Philippe Rukamba uburyo Kiliziya Gatolika na Meya Dr. Silver wa Kamonyi uburyo bagiranye ikibazo. Rukamba ntabwo yavuyeho. Rukamba ntiyavuye agasimbuye. Ntabwo mbyibuka, ariko yasimbuye n'uyu wo kuri Regina Pacis. Ikamonyi bafunze Kiliziya. Bafunze paruwasi nubwo atabyanditse mu ibaruwa babandika ko ari paruwasi, ariko ni paruwasi nimbari ya Mugina, nimbari ya hehe. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwandikiye ibaruwa bumenyesha Kiliziya Gatolika paruwasi ya Mugina ko ibaye ihagaritse ibikorwa byose ibyo biteza impaka. Mu itangazo ryo ku itariki 14 Kanama 2024 umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahaye Silver yavuze ko gufunga Kiliziya bishingiye ku itegeko bararivuga ryo ku itariki 31 Kanama 2018 rigena imikorere n'imitunganirize by'insengero nako by'imiryango ishingiye ku myemerere cyane cyane mu ngingo na yarayivuga. Yongeraho ko bashingiye ku yandi mabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere na yarabivuga. Arangije ati rero mbandikiye mbamenyesha ko ibikorwa bya Kiliziya Gatolika Mugina bihagaritswe uhereye igihe muboneye itangazo. Hanyuma mu kinyamakuru kinyamateka cya Kiliziya Gatolika cyo cyaje gisubiza kuri iyi baruwa yanditswe n'ubuyobozi bw'akarere, ariko bakabyita ko umuyobozi atakoresheje imvugo iboneye kuko yandikiwe Kiliziya Gatolika ya Mugina aho kuvuga paruwasi, bityo igaragaramo uko tubaha imiterere n'imikorere y'inzego Kiliziya no kutamenya inyito ikoreshwa. Ntacyo Kiliziya Gatolika Abagatolika se bazi ko tugomba kubaha, ariko urumva nibura at least aba nibo bagerageje kwinyagamba. Barengereye
aba nibo bagerageje ubu se tuvuge ko abo muri ADP indi myizerere batarespectinze ngo ngirarishe zabo yawe na karere kaganira no mu gufatanya bikorwa wabo ariko nibura Kiliziya Gatolika nigerageje kwinyagambura bishatse kuvuga ngo leta igomba kwigengesera itegetswe kumenya hierarchy zo muri Gatolika. Okay, bazimenya yego, ariko se ko batanditse muri paruwasi urumva ko nyine ni okay, nabyo reka tubyihorere. Ukadetaye no kukandika ujya mu gihe cyo gufunga nani iriya wenda ahubwo nangize ngo barivuge ngo iriya Kiliziya yo mu Vatican ko ariho hayobora Gatolika muri rusange cyangwa mukandikira kardinali. Ariko apotre tugana ku musozo ibisabwa ariko ibisabwa biramutse byubahirije kuko nagira ngo nkubwire ngo muri ziya nsengero zasenywe harimo n'urusengero rwa Katolika ruzasenywa, harimo imisigiti zasenywa, iyo abadivanti zasenywa, ADP zo ni nk'icumi. Bityo hano amabwiriza namwe yakugonga nimba ari ugusenya ugasenya, yakugonga nimba ari ukuzuze ibirinda nkuba na soundproof wabyuzuza ukubaka ukabyuzuza ukajya ukubaka urusengero. Aho niho hari ikibazo cyane. Kubaka urusengero gutese kandi nkaho ngaho mugira ntekereza yuko hari nk'ibyo bababwiye kuzuza bagomba kuza bakagenda bakagaragaza ko babyuje bakafungurira, ntagarurwa gusenywa. Ariko nyinde ni ukuvuga amabwiriza ahari yaba ya RGB n'aya batwereka mugende mwongere mwandi amabwiriza yo kongeramo ntibiragerwa official. Biriya bya RGB byo no official byamaze no kuba implemented. Reka tubirebe biriya biro official baryo tugenderaho. Biriya biramutse bihari n'ubundi haraba kuko ni ikibazo cy'amafaranga gusa. Biriya byo ni ikibazo cy'amafaranga. Insengero zakomeza leta irangije cya kibazo cyawe yari ifite icyambere cy'amadini ari kuyobora imyizerere y'abene gihugu mu murongo unyuranye nuko igihugu gishaka kuyobora abaturage. Ukuntu bagikemuye uretse ko nanjye nshaka kuzabongeramo akantu kamwe amadini y'abanyamwuka bazongeramo akantu ko kwigisha abantu entrepreneurship cyangwa se kwihangira imirimo, kubera ko inyigisho ziba zimeze nk'iziba zimwe na zimwe ntavuga zose zisa n'izibakurura kugeza aho bagitwaza babijunditse ngo bo bigisha iterambere. None gusa nukangurira umukristo ngo natera imbere agira uruhare mu iterambere, aho bo banegisha ngo imisozi irindwi ngo ahubwo bagomba no kudomina secteur z'iterambere z'igihugu, ariko si kuzidomina bagize nabi nuku performing excellence. So izo nyigisho basabe buri myizerere igize includinga cyangwa se zizane separately, ariko nazo abanyedini babazihabwa. Rero kuvuga ngo babikemuye gute, harimo side imwe no kuvuga ngo guhanura ntibyemewe. Ibi nimara kuba official umuntu azajya kuri kamera YouTube yawe navuga ngo naraye Imana inyeretse ngo baguhamagare nayo bamuhamagare, kandi itegeko ribe ribemerera kuba bagenzuka itegeko ritegeka. Mu gihe mbere babura guko bakugenza kurumva it's freedom of religion and what kabati nimbabwiye ko Imana yabimbwiye se murahera he mubyita ko ari ikibazo, kandi mbabwiye ko ari yabimbwiye murahakana se ko yabimbwiye. Ariko hano bizaba byagize ibwiriza cyangwa itegeko mu buryo runaka. Ariko noneho bya bindi regulations z'imyizerere n'inyigisho n'isengero ibintu binyuranye leta yazanye, ibintu byo mu bayobozi kuko ari byo bibi cyane cyangwa se ari byo byateza ibibazo cyane, ari nabo yadressingaga cyane, ari nabo yavuga ko umwanzi ananiwe gutera yabacamo cyane. Ho noneho igisubizo no kubwira abantu ngo muba pasiteri cyangwa muba badepite. Igisubizo kindi ugasanga umuntu afite urusengero mu gikari we, ubwo urwo mu gikari tuzarufunga cyangwa tumukuremo, ni kimwe muri bibiri. Ariko nanone cyo bagikemuye umuntu uri kuri yellow paper namugira inama yo kujya yiteranira muri Catholique, Anglican, nyine hariya nyine twabonye muri za Eberi na hehe. Ikindi ukirinda kugira aho uhurira n'umuprofete, munahuriye nko muri mwigendera ukebereza uca ahandi, kuko bigaragaye yuko mufitanye kururu. Tuvuge nimba Meshaki video nkubwira amazina yarazindutse yazisibye, nkubwira amazina mvuga amazina, hari ministre umenye ko mvuga amazina y'abahanuzi n'abaministre nzi bahanurira hano none hanjye mbikubwire nyine nanjye ndabizi, ariko wikirwa yavuga utabateza imbere. Ahubwo nyuma yibi erega inama yarabaye bingwa amatwe ko yabaye, abari bafite ibyo byumba byo mu bikari izo tureza bivuze hariho nari inkinzi kiri mu gikari, yahise ahamagariwe arababwira ngo nsange nimba muri mwagisenye nimba muri mwakigize gute ati turi mu nama katikati right now,
ariko mpagere byavuyemo mwazimanganye n'ibimenyetso byasubiwemo nko kuvuga ikirere. Ikibazo iby'abanyapolitike babijyamo nyuma yaho kubera accountability by'abanyapolitike barabifunga, iby'abaturage mu ngo zabo rero ngiye mfite abantu nagiye nsura mu ngo zabo ndi mu kazi pe ntagiye gusenga, ugasanga bari kwerekwa bari gusa se kandi abantu bari kuhaparika, imodoka ziri kuhaparika desemu niziparika muri ministeri n'ibigo. Ndashaka kubwira ngo ibyo nyine bagiye kubihagarika. Ikizasigara muri ofisi yawe one on one uzahanurira umuntu. Nge niko na interpretation personnel, ariko byo ni byiza kuri leta. Inyigisho zikorewe mu fufu, inyigisho zikorewe mu fufu, inyigisho n'ubuhanuzi bikorewe mu fufu, ikitemewe leta byo bizayorohera. Uwo bajyanye mu mfufu n'aba ari umuyobozi, uwo muyobozi bazamwirukana. Uwo bajyanye mu mfufu n'aba ari umuturage usanzwe n'ubundi ntiyenda guhindura uruhande, hahindura abayobozi ntahindura, kuko hari yadresse nk'abayobozi barakurindagiza waranize. Donc hari akurindagiza bize nicyo kibazo. Kurindagiza abantu bacuruza Nyabugogo nabyo ni ikibazo, ariko icyo cyo ntago kiri deadly. Rano nkavuga ngo impamvu nemeza yuko ikizaba kibujijwe no kujya mu rusengero utagurwa ngo hanurire. Byandi bakora ibitangaza umuntu akagenda agwa imbere mu rusengero. Uzagiza wigisha ijambo ry'Imana muri ofisi, muri Uganda babyita counseling, wenda wabihakorera. Wasuye umuntu one on one. Impamvu ngende kuvuga ngo ni interpretation personnelle nuko niba ku rubanza rwo kwa Rwigara bamubwira ati wavuze ibingi batariko se ibi nabwiraga Tabita, uyu muntu uko mbyemera nikabyemera ni nk'impanga neza gutya, byari between us we two, iyo tubivugira hagati y'abantu byari kuba twemera icyo cyaha. So ukabona ko urukiko rwarabiha agaciro. Nanjye navuga ngo umuntu umwe nahura n'undi muri ofisi cyangwa se basuranye bakaba bemerana kuri iyo myizerere gutya neza, ariko buri hari ikindi baguhanira. Uwaje kugusura nk'urugero atemera ibintu byo guhanura ngo intambara zirabaye, mudafite the same belief on it, bikameze nkaho ugiye kumrecruitinga bushya. Uribuka Museveni avuga ngo niba utingana nta kibazo, nushaka kubirecruitingamo abandi tuzagufunga, nushaka gufata umuntu ku ngufu tuzakwica. Urimo avuga kuri ibyo bintu by'abatinganye. Na hari rero ikibazo n'uvuga ngo nimba mwe babiri mwese n'ubundi mwizerera muri iravuze nta kibazo hagati yanyu babiri, mutabigize public, mutabise kuri YouTube, mutabyentertaininze ngo bibe ibya rusange. Ariko nanone babiri nitumenye ko umwe yaje atagendera muri uwo mujyo, ugasa na hari wo umwintroducinze kuri uwo mujyo kandi ukawumwintroducingamo umuhahamura. Ngenzi wigeze kubwira abantu, arababwira iyo tumonye buri gihe turaseka, timani igiye kuba amafaranga ariko kagiye kuba muzahite, yabibwiye kandi nka muri za 2016 kagiye kuba muzahite mumufata twanye mugurishe musimbuke. Na n'uyu munsi yo bahuye bakamwibutsa icyo kintu abura hareba. Mwandi magambo ntabwo cyari cyavuzwe n'Imana. Apotre abantu rero finally dusoze. Leta ishobora kubangamirwa n'inyigisho zishobora kwataka system. N'ururimi rwumvikana nkomeze ikibazo. Leta ishobora kubangamirwa n'abantu biyubikije idini n'imyemerere bakataka system, bototera ubutegetsi kwa. Sibyo? Ariko none reka turebe ibindi bintu bishobora kwangiza human dignity cyangwa norme za societe, ndangagaciro za societe. Abatinganyi ntago indangagaciro na norme ni ikintu kimwe. Hari icyo amategeko yo kuransana no kuvuga leta ibyo iri gukora igamije kurinda system, ariko se norme za societe ntago ari kurinda system no kurinda igihugu. Nuko rimwe na rimwe ari igihe bigeraho bihurira. Ndakubwira amategeko bitandukanyije gute? Amategeko bitandukanyije gute? Icyo mvuga abari kubyumva barabyumvise. Gusa nuko mvuga ngo hari umuntu watinda avuga ngo kurinda system, ariko kurinda igihugu nuko hagomba kubaho a certain stability. Ikindi murumva ko ibyo bintu bari kugira ntibabujije umuntu kugira opinion politique itekerezo ukundi. Icyo banga nuko uwitwa umuntu umuhanuzi aza gukorompa propagande agasa naho ahindi ibitekerezo biri mu mutwe wa ministry, atari ngo yaje nk'umunyapolitike, yaje nk'umunyamyizerere amwemeza ko ari Imana ibivuze, wa undi nawe arashiftinga
cyangwa se atangira kuba umunebwe mu kazi cyangwa se umuntu uzaza akumvisha Jonathan ko burya ndi umukobwa no burenganzira bwanjye ndacyo nacyo givuga nari ntangiye kuvuga muzabyara abana benshi nari ntangiye kuvuga nubyara umukobwa waciye nari ntangiye kubwira uburyo amategeko yo gutera nuclear weapon abakoze baravuga ngo iyo igihugu gifite bombe nucleaire maze kubona yuko hari existential threat donc gishobora gusibangana kubaho kwacyo kukibagirana cyemerewe gutera nuclear bomb nibyo Putin yakomeza gusubiramo bamubaza uzatera nuclear avuga no amategeko ari clear igihe Uburusiya buzaba buri menace kuri existence yabo nko kuvuga iki rero ubu buhanuzi bwari menace kuri bwari existential threat kubaho ku Rwanda not kubaho kwa system kubaho ku Rwanda so bwagombaga rero kwihanukirirwa na cya Kinyundo numvishe umwe akivuga kongera akavuga ati nanone cyari kikomeye ntago nkigaruye ahubwo nari mvuze nacyo kigafata nacyo kikazanwa noneho byanyabyo bitari by'ikitiriro kubera yuko nanjye simbyemera ko umuntu afata umuntu w'umugabo w'umuministiri akamusa nk'umujyana ariko izo ni political interest navuze social interest zirarinzwe rero icyo nashaka kwereka aya mategeko ya RGB ari kurinda social interest nazanye icyo gitekerezo mvuga ngo nimba nta watera nuclear bomb kubera ko bamuzanye mu butinganyi Putin buriya ntago mu Burusiya bakunda ubwo butinganyi ariko nuwabuzana ntibakoresha iyo bomb nkuvuga iki birarutanwa existential threat uburyo yitreatinga n'uburyo treatinga social decay kwangirika ko mu buryo bw'indangagaciro biri kuri priorities zitandukanye niba hamwe ari kuri red buriya buhanuzi bwari buri kuri red ibyo by'ubutinganyi biba biri nko kuri green cyangwa se yellow so ntago ari kuba ko byo byirengagijwe nk'urugero nzi umutinganyi twahuye yarabinyibwirira acemo nk'iminsi 3 arimo antereta ngo nzamuhe ikiganiro kizarebwa cyane ngo dukore ikiganiro ndi kumusengera n'ibyo ntisinabikora arangije arambwira ati ubuyobozi bwarampamagaye burambwira ngo kuba ubikora uri umutinganyi aferi yako ariko ntukakoresha amagambo ameze nk'abikangurira uru rubyiruko rwacu aho ngaho uzaba utangiye kurengera so mu by'ukuri nshatse kwereka yuko nibyo suko babyirengagije abavuze ngo bari kuvuga imirinda nkuba ku ntuza utubari twirengagije natwo batuzi abambayemo ubusa twababonye nko kuvuga ngo nta kintu na kimwe igihugu kiretse cyangirika ariko nanone hari biba birushije ibindi kuba priority urakoze cyane ikitwa uburere mboneragihugu kwa Dr. Jean Damascene nyine social norms ubwo abantu bamenye ko ariho twerekeraga Apotre reka tugushimire ko wabonye umwanya wo kuganira natwe namwe mwakoze kandi reka badukurikiye nanjye amahirwe yo kubabwira ko muri Trust Wall Paint bagufasha kurimbisha inzu yawe bakayisiga amarangi aberanye n'imiterere yayo bakabikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kuvanga amarangi ndetse n'abakozi babizobereyemo bakagusigira inzu yawe kuva hanze kugera mu nzu imbere bagukorera interior design zijyanye n'igihe batibagiwe n'ibikoresho n'imbere bigufasha kuyongerera ubudasa no kurwanya humidité yangiza inzu yitera umwanda kunuka n'ibindi bahamagara kuri telefone 0789 2354 bakuzanira abakozi n'ibikoresho bishobotse kugira ngo bagufashe inzu yawe yongere isubire ku murongo ngena bavuga neza Jonathan kudukurikirana agaciro kuri twebwe ariko namwe tukabibashimira mugira ibihe byiza shalom. But where do you go that there is no politics which we are a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. Mwebwe abavuga butumwa muri kuburana u Rwanda nze ariko neza ko leta numvise